nta nubwo ushobora no kugira neza ngo uzabeho nabi, nta nubwo ushobora kugira neza ngo uzabe hasi. Imirimo yonyine ukora uko bivuga ngo imirimo yose ngo dukora ngo Imana irayandika. Irayandika. Ni urufatiro rukomeye, ni imbaraga zikomeye zikwiriye kuba abantu batekereza ko ibi bintu bishobora kuba. Mbona arimo avuga neza, avuga ati dadi yaripfiriye, yaritahiye, yarigendera, turi Imana yabonaga imbere ko hari ibi n'ibiki byose, ati ndatekereza ko aho ari mbona nta kibazo. Ariko nyuma yabwo nza kubona nabwo arimo atabaza, nabwo nigeze mbitindaho, arimo atabaza ko ashaka ko ajya hanze muri Canada. Rero ntago nzi uko byagenze, sinongeye kubikurikirana. Nuko byagenze, ariko ngira ngo no mu rupfu rwe muri disikuru yavuzwe wumvise ko bavuga ko afite umwana ugiye kujyamo, ariko abandi bakavuga ati zari plaque yari imitwe. Ntabwo yari imitwe, ntekeza ko atari imitwe, kuko ngira ngo ni Cita wabivuze, ari bari Nyarugenge. Ntabwo Cita ari umuntu waza gahagarara imbere y'imbaga nyamwinshi isi yose imureba ngo azabeshye, sibyo? Ngo azabeshye, n'utari Cita ndibaza ko atagara imbere y'umuntu ngo abeshye, noneho nkaswe Cita. Rero ndatekereza ubwo wenda ubwo hafite hari impamvu, ashobora kuba ataritwaye neza. Iki kintu nkigarukeho Spiriye, twese turi mu bamwe batigeze barirwa n'ababyeyi, nanjye ndumwe mu batarezwe n'ababyeyi. Mbwire n'abantu bajya mu biganza by'abandi, bajye bagira ubumuntu, bajye baba abantu bagira ikinyabupfura. Igihe cyose umwe niyo yavuze ngo umwana ni w'ihingobyi, iyo udafite ikinyabupfura n'uburere biragoye kugira ngo uzabone icyiza, sibyo? Nanjye nza ahantu narerewe, umubyeyi arandera, aritanga, ntabwo yaranzi, ari nabwo navuye mu biganza bye, ankorera ubukwe bwiza, njya mu rugo rwanjye. Ariko mu by'ukuri suko twese twaraharerarwaga turi benshi, na nyuma yacu haje abandi benshi, ariko harabamukomerekeje, sibyo? Mbwira abantu niba ugize amahirwe, dufite ubuzima, dufite amateka twabayemo, hari amateka yaranze kino gihugu, abantu babimfubye babura ababyeyi, hari n'amateka yenda n'umuntu ku giti cye abaho ugapfusha ababyeyi ukiri mutoya, cyangwa ni biraza kumukoraho iki kuri we. Ibi ngibi biri gutuma abana wenda Pastor THEOGEN yasize aribo bagiye guhindukira gusa naho bamukomeretse. Buriya uri umukozi w'Imana, ikindi mu gukorera Imana, waba uri pastor, waba uri umugore wa pasiteri, hari ukundi kuntu Imana yaba yarakuremye, uko niko kuri, hari ikintu burusha abandi, hari undi rwego ubugezemo. Naravuze ngo niyo umugore twese twaje twisanga tutazi ko tuzashaka abagabo ba pasiteri, byanze bikunze ushaka umukozi w'Imana, biba ngombwa ko ugomba gufata umwanya, naho waba warize aminuje, naho ufite akazi gakomeye, biba ngombwa ko ushaka kwisangisha n'umugabo ujya akora. Rero biba ngombwa kuzi gusenga. Mama pastor ni mukuru, sibyo? Ni umukozi w'Imana, azi kugira neza, azi inyungu zabyo, ntago rero biribuze kumuca. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Bari mu mahanga, mwese turabahaye ikaze kuri mikoro. Ni Spiriye Hakizimana, imbere yanjye turi kumwe n'umukozi w'Imana, kozi w'Imana, n'umuhanuzi, n'umuntu uvugana n'Imana, n'umuntu ukora n'ubujyanama ku bintu bimwe cyangwa ibindi. Nuza gukenera kuvugana nawe, ndaza kuguha nimero ze, ushobora kuza kuzishyiraho hasi ukaza kuzibona ku buryo bwakorohera, ku buryo wamuvugisha. N'umuhanuzi kandi nawe wamugiraho umugisha ukavugana n'Imana kubwe. Turabasuhuje mukozi w'Imana. Yesu ashimwe, ahimbazwe. Mumeze mute muri iyi minsi? Turashima Imana. Imana urimo urayishima cyane rwose. Abadukurikiye bashobora kuba batahise bamenya amazina yawe, wabibwira hanyuma tugakomeza tugenda tuganira. Yego, nitwa Mukamutesi Atanazi, ndi umudamu. Nubwo bakwegeza mikoro hasi ntacyo. Ndi umudamu, mfite mutware n'abana 6, ariko banyita izina bakunda kunyita n'izina ryitwa Mama Debora. Yego, witwa Mama Debora. Mbere yuko tuganira rero turagira ngo udushyire imbere y'Imana, ubundi tukunda
banza gusenga karibu dusengere. Mana yacu mu izina rya Yesu, izina rikora, izina rihamba, izina rifite ubushobozi, izina duhamagarika twitaba, turagushimye turaguhimbaje Mana, tugwaye icyubahiro, tugushimye kugira neza kwawe gukomeye, tugushimye ko waturindishije ukuboko kwawe kwiza, ubana natwe tugirira neza, imiyaga n'imiraba byari bihari ariko waraturwaniriye, tugwaye icyubahiro, tugushimiye uyu munsi mwiza kuko watwongeye kugira ngo dutunganye bidatunganyije, turaguhamagara tugwaye karibu n'ikaze nguze hagati muri twebwe, uzumva ubujyanama buzamuhembure, kandi mwami wanjye uzanyemerera uherekeze mwami Imana ijambo ryawe kugira ngo urinde ibihe n'ibihe. Urakoze kurikore kwibahisha mu izina rya Yesu, amen amen. Ya urakoze cyane Mama Deborah. Karame. Ubundi bavuze kugira neza niki? Kugira neza ni bikorwa bite? Ugiriwe neza yiyumva ate cyangwa ugira neza bakiyumva ate? Ugiriwe neza no kuvuga ngo ni umuntu ugukorera ikintu wowe utarushoboye gukora, ukavuga ngo mbonye neza. Nukora ineza ni umuntu numva ukoze ikintu kitari gisanzwe, abakoze ubwitange, ndumva ari ubwitange, abayitanze. Ubundi kugira neza no kugirirwa neza uwishima kurenza ubundi ninde? Buriya uwishima ni ukuvuga ngo uwishima we ni uwumva ko agiriwe neza, ariko burya ukwiye no kwishima cyane n'ukwiye kuba agiriye neza undi kuko abashoboye abakoze. Ubwo nguwo akaba arakoze, akaba abikoze neza. Akenshi na kenshi Bibiliya ivuga ku kintu kijyanye no kugira neza, ariko ikavuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Muri iryo jambo ubwo Bibiliya yabivuze neza? Yabivuze neza, avuga ngo iyo utanze, nuko ngo iyo utanze ukoko kwatanze, iyo gutanze nako kwakira. Rero aho kugira ngo ugire uhabwe we watanga, nuko ngo utanga ibyo ufite, nuko ngo numugisha ubufite, nuko ngo ubufite. Ikintu kiza kurenza ikindi nuko twabwira abadukurikiye, umuntu utanga aba hejuru, umuntu urekura aba hejuru, ariko uhabwa aba ari hasi. Ukuboko kwakira urakira, ariko ukuboko gutanga kurakira. Ariko imbaraga ziri mu kuboko kurekura gutanga, kunazamura uwari uri hasi. Iyo ukurikiye kwa kuboko ukakubaha, kukuvana hasi kukakujyana. Ayo makuru ndayafite. Ni ukuvuga ngo rero n'Imana iyo iduhaye ikarambura ukuboko ikaduhereza, ntidukwiriye kureba cyane ku byo iduhereje, ahubwo dukwiriye gukurikirana kwa kuboko kwaduhaye. None tukabubwira ati rero winama gusa ahubwo nzamura ugeze ku rwego rwo unyagure. Ubundi umuntu wese aba yifuza ko ava ku rwego akajya ku rundi, uba wifuza ko uva ku rwego rwo guhabwa no ukajya ku rwego rwo gutanga. Nicyo umuntu wese aharanira. Abandi ibihumbi byinshi muri iyi minsi ya none bakunze guhemuka, ubona biterwa n'iki Mama Deborah? Njya mvuga ko inshuro nyinshi ntago babahanza umusaraba. Njya mvuga ngo hari igihe umuntu ahemuka ukabona umukora ikintu cyiza ariko araguhemukiye, ukabona watanze imbaraga zawe zose. Nuko ngo naravuze ngo dukeneye abantu bafite ubumuntu. Hari ukuntu umuntu aba ari umuntu ariko adafite ubumuntu, kuko iyo ufite ubumuntu uha agaciro wundi nawe wakugiriye neza. Niyo mpamvu rero usanga ugasanga umuntu arahemutse kandi ukavuga kuko ntabwo yari akwiye guhemuka. Niyo mpamvu inshuro nyinshi tujya tubona abasenga runaka yaramemukiye, tujya tubibona tugasanga abo dusengana nibo ngo bahemutse, ngo runaka yahemukiye na runaka. Ariko njya mvuga ngo ntabwo babahanze umusaraba, kuko iyo igihe cyose uhanze umusaraba ntabwo ukora ubugome, kuko ku musaraba niho twakiriye ibyaha, ku musaraba niho twabaturiwe, ku musaraba niho twakiriye ubugome. Rero ndifuza ko abantu bagira ubumuntu, tukagira ubumuntu. Ubumuntu ni ikintu gikwiriye buri wese, ariko ni iki kintu gica intege mu gutanga? Ikintu gica intege mu gutanga niko igihe cyose utanga ugasanga umuntu ntahaye agaciro ibyo watanze, cyangwa nta n'umugisha ubikoreye. Nyuma yabwo wakoreye umuntu, watanze imbaraga zawe zose, ariko wumvise uko wabitekerezaga atari ko bisanze. Wa muntu wagiriwe neza, umunyarwanda yavuze ngo hahirwa ngo wagiriwe neza, ngo wagiriye neza si ukwitura neza, ariko witurwa neza no yagiriye abagira Imana. Ariko mu by'ukuri biba bikwiye ko waha agaciro wa muntu wakugiriye neza, ukabiba rwa rukundo. Hari igihe muri cyo mvuga iyo ntekereje abantu bahemukiye abandi, ese hari uwo wigeze ugira neza akugirira nabi mu buryo bugaragara? Barahari Spirit, turabakozi b'Imana.
tujya dukunda umukozi w'Imana wowe wifuza ko hari ubuzima bubi tuvamo kandi tuba twarafashijwe n'abandi nawe rero hari wowe wifuza ko wamufasha inshuro nyinshi ndeka mvuge mu bakozi b'Imana ushobora kuba wabuze umuntu aharara cyangwa se ubuzima nawe bwamubanye ikibazo no ukamufasha ukawaza kumuha icumbi nkuko natwe twaba twararihawe kuko ndi umwe mu bantu barizwe n'abandi ndi umwe mu bantu batarizwe n'ababyeyi narezwe navuye mu biganza by'ababyeyi mfite imyaka 12 mva mu by'ukuri imyaka 12 mba nkiri umwana mutoya ngenda ngirirwa amahirwe yo kuba mu biganza bitandukanye ariko nza kubona umugisha ntago navuga ko ari ikiganza Imana yaremye ibiganza byiza nabayemo rero nanjye ntarabona agiriye neza ukajya kumva umukozi w'Imana wabanye n'abantu yenda mutandukanye bitari byiza gutandukana cyangwa naho yenda agusezeyeho nyuma wumvise amagambo atari meza none ugahita uvuga ngo kuki bino bibaye ariko ntabwo umuntu wese bikwiye kumuca intege arabacika intege bikarangira kama ngo ntabwo nzongera gutunga umuntu kuko yamemukiye nzongera gucumbikira umuntu kuko yamemukiye ariko siko biba bikwiye urakomeza ugakora ariko si uko bitakuvunnye biba bikugoye mu by'ukuri kuko iyo umuzanye uvuga ati nabundi azamemukira kwa kundi yamemukiye no mu mimarire y'abantu hagati y'abantu munahimukira undi ni ibisanzwe bimaze tuvuga ko ari umuco tumaze kumenyera ko guhemukirwa nabo twagiriye neza yego umuco urahari kandi si ko ari ukwiye mu by'ukuri umuntu wagiriye neza yakuvuza nk'ayahe magambo hari abamvuze ko ndi umurozi avuze ko ndi umugome biratandukanye cyane cyane abamama mu rugo abamama mu rugo hari igihe abamama inshuro nyinshi bakunda kuba babi bakabavuga nabi ariko bitari binakwiye iyo uvuga ngo bitari bikwiye gute ni hari igihe bashobora kuvuga umuntu uko ari birashoboka kubera ko babivuze ugahita utagira ukavuga ngo yango nabana ngo mwamvuze noneho tuvuge umuntu abaye mu rugo iwawe akavuga ati rero buramubona mama Debora ni umunyamahane noneho ukavuga ngo yavuze ngo amagambo ngo yari dodoye oya kuvuga amahane kandi mu by'ukuri nta n'umuntu sura hari umuntu utagira amahanera ariko hari amahane aratandukanye nawe urayagira amahane ndayagena sinjye kubeshya Cyprien ntago mvuga ngo nagira amahane yo gutukana ariko mfite uburenganzira bwo hari ibintu ukwiye gushyira kuri gahunda mu by'ukuri ntago mvuze ngo ngira amahane yandi yazana intambara n'ibiki kandi mu by'ukuri yenda mu rugo ufite uburenganzira bwo kuvuga mu rugo rwawe sibye Cyprien nawe ufite uburenganzira bwo kuvuga mu rugo rwawe ahubwo vuga ngo uvuze gute ukoze gute nk'umufite abana ntabwo hari igihe tutaseka n'abana mwana ugomba kumushyiraho igitsuri baze kubona ko uwavuze kugira amahane yaba koko ndi umwana mwiza Cyprien ndi umwana mwiza ariko kandi niyo yabagira hari amahane ugira yo kwihagararaho gusuzugure nitewe n'ibihe hari ibihubamo usanze nk'umudamu afashe ku rutugu umugabo wawe akamufashe ku rutugu bakaniganira bakubona ntanikanga oya ibyo nabirenze usibye ko nta urwego ndimo nk'abakozi b'Imana ubundi umukozi w'Imana yaba ari umugabo yaba n'umugore ukwiye kugira ibyo ureka cyangwa waranashatse ukwiye kugira ibyo ureka rero imyaka mfite ntabwo ari inyemerera kuvuga ngo nafuha nakora ibiki byose oya ariko none ntabwo bivuze ko utavuga ngo wagira amahane ngiye kuvuga ngo ndi intama naba nishize naba nigize neza hahirwa umuntu wemera icyo akora ntabwo mvuze ngo mfite amahane y'ubugome ngo y'ubutindi cya oya ariko mfite nihagararaho ufata ibyemezo urabati byewe n'ikindi gihe oya ntabwo mvuga ngo n'ikindi gihe Cyprien wambabariye koko ati jewe umwana wiriye oya ntabwo ari ibyo ati kuva ati nakajya ko nta mwana wundi uzangira gute oya aho ugomba kuba seriye ntabwo ugomba kuri urugo gusanga ngo abana ugomba kurana abana igitsuri cyane umutwaraye mukagira ibyo muvugana mu kuvuga ni ibihe bintu bishobora kuzamura kamere ku buzima bwawe ubibonye ukabona ko ari ibintu uvuga uti jewe ati ndabiyamye nanga umuntu wigira uko atari nanga umuntu wigira uko atari ndabyanga Cyprien kandi ikindi nifuza ko umuntu abintware nifuza ko umuntu atambwira ngo iki ntiyagishoboye uyu munsi ushobora kutagishoboye ariko ejo ukagishobora rero nkunda umuntu wiyemera mu byo akora akanumva nkumva kandi nkagira inama umuntu nkuko nanjye nazigiriwe nkumva ashyize mu bikorwa biranezeza umuntu nyine ushobora kuvumbura umujinya wawe akavuga ati jewe kuko urabona ubu nta kibazo uri n'umutagatifu ndabizi oya ntabwo ndi umwere Uwiteka niwe wera akaba hari umuntu ushobora kuza akavuga ati jewe ukavuga utureka nkubwira ati hari ibintu ntashobora kwihanganira ni nk'ibihe bintu uvuga ati ibi bintu
yego nabyihanganira ko biri yibinsaba ariko nabyihanganira n'ubundi ariko bidebereye mu buzima busanzwe hagati y'abantu nanga umuntu ushaka gusa nkaho afata ikinyoma agafata ikinyoma akacyambika umwenda ndabyanga ikindi nanga umuntu ushobora kutakoresha ubwenge hari igihe ureba imyaka umuntu afite ariko ukareba n'ibintu akora ukabona birahabanye ibyo rero ntago bijya bimbamo reka nkubwire n'akandi kantu kambwira Cyprien ukunda umuntu ukubeshya oya nanga umuntu mbeshya cyuko nanjye nifuza ko ntagira uwo mbeshya akandi kantu wanga umuntu ugira uburyarya kandi unyuma ukazamenya ko yakuryarya nabyo ndabyanga dore ko hari wabiretse urakoze kunyunganira ariko uri umuntu mwiza cyane kugira neza ni ishingiro ry'ubumana no kugira akaboko gatanga karekura gafasha ni umuntu ufite karagiteri z'ubumana nta muntu ushobora kubikora ari umuntu ahubwo bikorwa n'umuntu ufite ubumana muri we abadukurikiye muri iki kiganiro bakunze kugira neza abantu bakabahemukira ibyo ntibiguca intege niko umubibyi akora hari igihe ibibazo zimwe zikagwa mu mahwa izindi zikagwa mu kara izindi zikagwa ku butaka bwiza zikazera zikazarumbuka ntabwo abantu bose wagiriye neza bazayikwitura ariko nta nubwo abantu bose wagiriye neza bazakwitura inabi hazaza umwe agusuke amazi ku mutima ahita binyungu y'ibintu byose akwibagiza abantu bose nta nubwo ushobora no kugira neza ngo uzabeho nabi nta nubwo ushobora kugira neza ngo uzabe hasi imirimo yonyine ukora kuko bivuga ngo imirimo yose ngo dukora ngo Imana irayandika irayandika ni urufatiro rukomeye ni imbaraga zikomeye zikwiriye kuba abantu batekereza ko ibi bintu bishobora kuba ari ibintu bifite inyungu zo mu buryo butagaragara ariko zikarangira bigaragaye yego Madebora kugira neza ubishyira imbere yego ubishyira imbere birafasha amen narishatse kukubaza hari umuntu wakunze kugirira neza abantu cyane arabafasha bamwe bafasha kwiga abandi bafasha kuva mu muhanda n'umuntu ukoze Imana bita Pastor THEOGEN yego niwe muntu wabaye intangarugero ku bantu beshi bakora uyu murimo yego mu bigaragara nyamunda kuvuga ngo ni mu bigaragara yenda THEOGEN yenda biragaragara ariko hari n'abandi bakora imirimo Cyprien y'ibanga dushingiye kubona natwe batugiriye neza nubwo bataza ngo bavuga ariko twe turimo turavuga mu bigaragara nkuko natwe dukora kuri YouTube bigaragara yenda twavuga ngo ni kuri YouTube mwakoze b'Imana bakora kuri YouTube tugaragara bakora ibikorwa ariko hari n'abandi bantu bakora mu mirimo mwibanga bitazwi niyo mpamvu yagize neza ariko iyi neza ubona yarayituwe mbona yarituwe Cyprien mbona yarituwe kugeza ubu mu gihe urugendo rwe rwarangiye hano mu isi umuryango we ni amahoro ufite ibyishimo mu by'ukuri neza yagiriwe yarayituwe kandi azahora anayiturwa kuko imirimo y'umukiranutsi yose ihora yibukwa yego ntabwo bizagenda neza kuko nk'uko twavuze ngo wa mugani wavuze ntabwo bizagenda neza kuko uwo wagiriye neza si uzakwitura neza ariko byanze bikunze ntabwo kandi ibintu bihora biba byiza hagati tujye duteganya buri kintu cyose ko kigira icyacyo ntabwo ibintu biba byiza byose uko wifuje ko ibintu bigenda siko byagenda uko wumva ubyifuza ariko si uko bitagenda neza yego uriya mupasiteri ni nk'ibiki ushobora kuba wibuka yaba yarakoze ni nk'ibiki ushobora kuba wibuka nkawe niba wari umuzi nibura yakoze ibiki byatuma uyu munsi dukwiriye gutekereza ngo akwiriye kubona inyiturano cyangwa se inyiturano ikwiriye kugomeza igasagamba ku bana be ibyo bigomba kunabaho ariko tukwiye gukora umurimo buri muntu wese afite n'impano ye buri muntu wese afite impano Cyprien buri impano yawe si kimwe n'iyanjye kabone naho nashaka kuyigana cyangwa kwigana iyanjye ntabwo byashoboka yego wagerageza ariko ntabwo byashoboka rero icyo navuga ku mukozi w'Imana uwo mukozi w'Imana uvuze Theo THEOGEN
uko yakoze neza yakoze ibikorwa byiza kandi yakoraga yitanga yavugaga Imana nk'imurimo ntabwo we yatinye ikintu namukundiye nigeze kuvuga ijambo ndavuga ngo Theo yarashoboye kandi ashobotse hari ukuntu umuntu abashoboye ariko adashobotse ako byose nabimubonanaga kuko yavugaga Imana akayivugaho yamukuye aho abandi bo batavuga aho abandi b'ubuzima ubona buzamutse akavuga ubwo nyine cyangwa se akanahimba n'ubuhamya akavuga ati iwacu twari dukize twari tumeze gutya na gutya ariko mu by'ukuri nako yaciye mu ubuzima bwe yabuvuze kandi bugafasha abandi bukubaka bwinshi hari umuntu umwe wigeze kumbwira ati ntuzongeye kuvuga ko ukora akazi ko mu rugo ntuzongeye kuvuga ko ukora akazi ko mu rugo abana bawe bazamenye ko ukora akazi ko mu rugo ari umuyaya ariko numva mu by'ukuri nkwiye kuvuga aho Imana yankuye kuko nibyo biha Imana icyubahiro ubundi iyo uvuze ubuzima wabayemo Imana yacu itunzwe n'amashimwe ntabwo itunzwe n'ibiryo ntabwo wayibona ngo kuko ngukunda ngureka nkugure kadoyi itunzwe n'amashimwe y'abana bayo rero birakwiye ko icyo mukunda niko yavugaga aho Imana yamukuye kavuga ko yabaga mu yabonye Imana imuzahura avuga aho Imana imugejeje aho yamukuye naho imugejeje none ubwiza bw'Imana yabuvuga Imana ikagaragara muri we ikagwira muri we iyo imaze kugwira muri wowe uvuge Imana ngo n'abandi barayimenya kavuga ati ariko yakuye runaka hariya yakuye Pastor THEOGEN hariya nge ntiyahankura reka nanjye nkomeze nyizere kandi mu by'ukuri yabigiyemo avuga Imana neza kandi imirimo Imana yarayimukoreye Imana yakoze imirimo kandi n'ubu ngubu turimo turamuvuga ni byiza yakoze nayo ni imirimo nayo ni imirimo ashobora kwitahira akajya mu kuruhukira mu mahoro abantu bagafata amezi ariwe bakivuga ni ukuvuga ko ibikorwa bye byakoze ku mitima y'abantu kandi dukwiriye kubyubaka nk'ibikorwa n'abantu bagakomeza bakabibungabunga bakumva ngo kuri ku ibi bintu umuntu yakoze dukwiriye kubishyigikira bikaba imbuto ikura n'abandi bakabyigiraho kandi bakabireba hari inkuru nabonye y'umwana bita KEZA si byo mumenye yego yamubona KEZA ari wamubona n'amaso yawe oya mubona kuri social media yarerewe kwa Pastor THEOGEN amuvana mu muhanda amutangiza ishuri ndetse amukorera ibintu byiza byinshi ariko uyu mwana ni umwe mu bantu bagerageza kubabaza THEOGEN mu bintu ari nakiriho yaramuruhije cyane mu buryo twavuga ko burakomeye ntabwo ari uburyo bworoshye ni uburyo bukomeye so rero yagaragaye nk'umuntu w'imitwe yagaragara nk'umuntu ukoze ibintu ahindukira inyuma ashaka kwanduza izina rya nyakwigendera ari mpamvu twavuga ngo abantu guhemuka no kugira neza abantu nibo babyica mu bandi bivuga ngo ubu hari umuntu ugirira neza wamugirira neza akaba yakuzinutswa utazongera kugirira neza abantu ngayo nguko uwo mwana ukuntu yagira waba warigeze umubona akora ikiganiro avuga ko Pastor THEOGEN ari dadi we nabibonye ngira ngo ni ku Gasaro yagikoreye nakibonye igihe gitoya kuko biragoye gufata ikiganiro ngiye nkakirangiza ko nanjye mbafite gahunda nyinshi hari n'igenda nanjye ibyo nkoze mbifungura nkareba amakosa yarimo kugira ngo nzakosore cyangwa n'igihe ntanafungura kubera igihe cyanjye n'ibyo mba ndimo ariko nigeze kumubona mbona arimo avuga neza avuga ati dadi yaripfiriye yaritahiye yarigendera tubiri Imana yabonaga imbere ko hari ibi n'ibiki byose ati ndatekereza ko aho ari mbona nta kibazo ariko nyuma yabwo nza kubona nabwo arimo atabaza nabwo nigeze mbitindaho arimo atabaza ko ashaka ko ajya hanze muri Canada rero ntago nzi uko byagenze nongeye kubikurikirana nuko byagenze ariko ngira ngo no mu rupfu rwe muri disikuru yavuzwe wumvise ko bavuga ko afite umwana ugiye kujyamo ariko abandi bakavuga ati zari plaque yari imitwe ntabwo yari imitwe ntekeza ko atari imitwe kuko ngira ngo ni Cita wabivuze ari bari Nyarugenge ntabwo Cita ari umuntu waza gahagarara imbere y'imbaga nyamwinshi isi yose imureba ngo azabeshye sibyo ngo azabeshye n'utari Cita ndibaza ko atagara imbere y'umuntu ngo abeshye noneho nkaswe Cita rero ndatekereza ubwo wenda ubwo hafite hari impamvu ashobora kuba ataritwaye neza iki kintu nkigarukeho Spiriye
twese turi mu bamwe batigeze barerwa n'ababyeyi nanjye ndumwe mu batarezwe n'ababyeyi mbwire n'abantu bajya mu biganza by'abandi bajye bagira ubumuntu bajye baba abantu bagira ikinyabupfura igihe cyose umwe niyo yavuze ngo umwana ni w'ingobyi iyo udafite ikinyabupfura n'uburere biragoye kugira ngo uzabone ikiza sibyo nanjye nza ahantu narerewe umubyeyi arandera aritanga ntabwo yaranzi ari nabwo navuye mu biganza bye ankorera ubukwe bwiza njya mu rugo rwanjye ariko mu by'ukuri suko twese twaraharerarwaga turi benshi na nyuma yacu haje abandi benshi ariko harabamukomerekeje sibyo mbwira abantu niba ugize amahirwe dufite ubuzima dufite amateka twabayemo hari amateka aranze kino gihugu abantu babimfubye babura ababyeyi hari n'amateka yenda n'umuntu ku giti cye abaho ugapfusha ababyeyi ukiri mutoya cyangwa n'izindi mpamvu yenda bakanatandukana ariko mu by'ukuri hari amateka twese aturanga ariko mu by'ukuri ndagira ngo ngire inama umuntu wese yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu nugira amahirwe ukabona umuntu witanga agatanga imbaraga zawe akagufasha kamane nubwo atagufasha uko wowe wifuza kuko ibintu byose ntabwo umuntu azabigukorera ntabwo ari Imana haraho ubushobozi bw'umuntu bugarukira ariko mu by'ukuri bajye bitonda Cyprien ngiye nageze mu rugo rw'umubyeyi wari umaze kubwiriza ubutumwa bwiza ngiye ndakizwe nakoraga akazi ko mu rugo nkijijwe ngira ngo hanye nigeze no kuvugaho nkijijwe numva ndamukunze nkuko nabona Imana uvuga Imana Cyprien nkumva ndagukunze rero nza kumushaka ndavuga nari kuri uyu mubyeyi uwamubwira ubuzima bwanjye bwose nabayemo mu by'ukuri ntacyo twapfanaga ntaho yaranzi nta nubwo yarerewe inaha muri kino gihugu ariko mubwira ubuzima naciyemo nukuri agira ubumuntu arantwara atanga imbaraga ze zose Cyprien anyereka urukundo numvaga ko ntwaye ngiye kuwo mu rugo numvaga ko atazangira umwana ariko anyereka urukundo sibyo ntabwo ngiye yarambyaye nta naho yarananze ni wacu nta naho yaranaze ariko anyereka urukundo aritanga afata amafaranga ye afungurira katine nsa neza mererwa neza angira urukundo nari umuntu w'umugome Cyprien niyo mpamvu bambwiye ati ngira amahane ho koko ntago wabeshye kuko hari ibintu ntakina hari imikino ntakina noneho ankuramo urukundo nzatanga ubuhamya nafite igikomere cyo mama yarashatse undi mugabo papa maze gupfa urumva nsa nkaho ngira ifuhe kuko mama ashatse ariko byari ngombwa ko ashaka mama yarakiri mutoya ariko numvaga nangaga mama ariko uwo mubyeyi aza kunkuramo aza kunkundisha mama aramunkundisha ambwira ko ngomba gukunda mama wanjye kuko ni umubyeyi ambwira ko yagombaga gushaka ariko ubona nashakiye niho nabanje nanjye nabimbonye nabonye ko amakosa mama nta makosa yakoze ariko mama naye yari yaramunkundishije ndongera numva ko nangiye kumwita mama numva ko najya kumusura hatuye sibyo kandi mama naramugoye uwo mubyeyi ndamugora kumugora ni iki nuko uburere bwanjye numva narakoraga akazi ko mu rugo ahantu hatandukanye nari mfite uburere butari bwiza naye mfite uburere nda gutavuga burya no kutavuga ngo isanzure mu bandi ubwo rusa nk'udaseka nabwo ntabwo ari byiza ariko ibyo mama binkuramo ntabwo nari mu yagombaga gukorera neza ariko aritanga angira umwana we n'abandi twabanaga ndagira ngo mbwirire abantu bagira nabi bujye wihangana ugire ineza wagiriwe uyiha agaciro nimunatandukana neza ujye usenga kuko njye Cyprien nari narasenze bana ndavuga ngo Mana uzame gutandukana n'uyu mubyeyi neza kuko yamfasha atanze kandi nasenze Imana twatandukanye neza Cyprien twatandukanye ashingiye n'ubundi umwana mu rugo njyayo ndi umwana mu rugo nta cyakorwa na iwacu ntakizi sibyo kandi nawe ahagaze n'umupasteri ahagaze ntangira uhamya akavuga ati yambereye umwana mwiza rero abantu bajya bagaragaza umuco mwiza niba wumva koko mugiye no kunatandukana tandukana neza n'umuntu wigendere ibyo aba yarakoze aba yaratanze umwanya we wose niba rero uwo mwana KEZA hari ingeso zitigeze ziba nziza atigeze agira nziza nukuri n'abandi bose ntago duhereye kuri ngo wenyine n'undi ufite ingeso nk'izo ace bugufiya yongera agira umutima aha agaciro wa mwanya umuntu yaratanze buriya ishura nyinshi abakozi Imana tujya duha n'umwanya umuntu byonyine kugwamagara akakubaza amakuru uburyo mwanya ujye uhana agaciro yego KEZA iyo munsi urumubonye we wamugira nk'inama namugira inama yo guca bugufiya kuko iyo uyaciye bugufi yishyirwa hejuru buriya udaciye bugufi buriya biragoye kuba wishyira hejuru kugira ngo uzagere hejuru ariko iyo umuntu uca bugufi ashyirwa hejuru icyo namubwira niko namubwira ngo arebe yenda birashaka kwenda banamuvuga n'ibitaro kuri kuko amakuru yose tubona ku mihanda si kuba y'ukuri ariko niba ari byo koko ibyo bamushinja ari byo byagakwiye guca bugufiya cyane agatekereza umwanya abakozi b'Imana baba barataye hanyuma agasaba imbabazi bikarangira iyo munsi uri nka mushiki wa KEZA
wamuhamagara ukamugira namuhamagara nkamubwira inama nkamugirira njye ubwanjye nkabanza nkamwihaho urugero nkamubwira yuko agomba guca bugufiya sibyo agomba kandi kurwanya ikibazo afite ariko ntago ari ukwishyira hejuru ikibazo afite ni ingeso ni imiterere oya ariko nabwo kwishyira hejuru urumva mu by'ukuri niba hari amakosa yakoze nabwo yaba yishyize hejuru hari amakosa n'imiterere umuntu uko umuntu ateye biratandukanye aremye mu buryo bumeze nk'ubutekinisiye ku bijyanye n'uko yavuye mu muhanda umuhanda ntiwamuvamo yego ntiyasize umuhanda ngo akurikire ibyo yari yizeye urumva niba umuntu ashobora gufata ibintu akabihimba atari byo akavuga ati igihe nabonye buruse yo kujya muri Amerika agakora urubuga ati mumpe amafaranga abantu bakegeranya nk'amadolari bakayamuha urumva uwo muntu se urumva ari ikibazo cyo kwishyira hejuru ahubwo ni imiterere ariko ntabwo ari myiza ntabwo ari myiza sibyo ni ugushaka kwihutisha igihe kandi udashaka kwihutisha igihe hari ukuntu ushaka kuvuga ngo reka mbeho nkano nibyo binatwishe no muri no vuga butumwa no muno murimo w'Imana ntabwo ibyo turimo dukora ibyo twahamagariwe ibyari bikwiye ko ibyo twahamagariwe ari ibyo dukora niyo mpamvu ushaka kugira ngo ubeho nka runaka ntabwo ushaka kwihutisha isaha yawe igihe cyawe nikigera ntawe uzagitanga imbere rero mu by'ukuri ntabwo ari byiza ni nka kwa kuntu uvuga ngo ngeze ahangaha ariko ugasanga ngo warakijijwe ariko bya bindi wakijijwe n'umuntu uracyabifite sibyo ni ukuvuga ngo ni ukujya mu Isirayeli ariko bya bindi wari ugifite muri Egiputa ukabijyanamo ugasanga uracyafite ikinyegiputa cyinshi ariko ntabwo bikwiye ariko niba ari iyo ngeso nta nubwo yabona n'umugisha reka tujye twerura n'abantu nukora ibintu iyo ukoze ibintu ntabwo ubona umugisha ibintu umugisha utavuye ku musaraba nta nyungu uba ufite sibyo umugisha ushatse kugira ngo wibe ntacyo ukumarira urarya ntuhaga uhorana igihano uhorana umutima ukurya kandi burya sipire nasanze ikintu umutima w'umuntu ntabwo urya ruswa umutima w'umuntu ntabwo urya ruswa umuntu ushaka kumuha ruswa agaceceka ariko umutima uhora ukubwira ngo ni ukuri wakosheje kuko niwe mushinjacyaha ukomeye ku buzima bw'umuntu rero n'abandi bameze nk'abo ngabo bakizwe neza bamaramaze niba umuntu agushyize mu bikorwa byaguhaye akazi gakore neza Imana iguha umugisha niba umushahara ari mukeya senga abone umugisha nawe wongere uwuboneho kuko Imana umugisha uva hejuru sibyo hari uzabona umugisha nawe akawuguhaho rero mu by'ukuri hari ibintu bikwiye guhinduka mu bantu icyo ni ikintu abantu badakunda gutekereza kuko guhemuka birangira bigiriye nabi uwahemutse birakwangiza bikubuza inzira bagombaga kunyura bikubuza amahirwe bagombaga kugira ibintu byose kuri ibi ngibi urabona mama pasiteri cyangwa se Asiya biraza kumukoraho iki kuri we ibi ngibi biri gutuma abana wenda pasita THEOGEN yasize aribo bagiye guhindukira gusa naho bamukomeretse buriya uri umukozi w'Imana ikindi mu gukorera Imana waba uri pastor waba uri umugore wa pasiteri hari ukundi kuntu Imana yaba yarakuremye uko niko kuri hari ikintu burusha abandi hari undi rwego ubugezemo naravuze ngo niyo umugore twese twaje twisanga tutazi ko tuzashaka abagabo ba pasiteri byanze bikunze ushaka umukozi w'Imana biba ngombwa ko ugomba gufata umwanya naho waba warize aminuje naho ufite akazi gakomeye biba ngombwa ko ushaka kwisangisha n'umugabo ujya akora rero biba ngombwa kuzi gusenga mama pastor ni mukuru sibyo ni umukozi w'Imana azi kugira neza azi inyungu zabyo ntabwo rero biribuze kumuca intege ngo guko ngo runaka yakoze iki ngiki ngo singikore we azi inyungu zo gukorera Imana izarizo ejo yararimo agirira mu message nabonye arimo asangirana n'abana bo mu muhanda ntabwo rero bigomba kumuca mu mwanya ngo ntakore neza agomba gukora neza kuko niyo ntego kuko ineza yakoze yarayibonye gukorera Imana azi inyungu zayo rero ntabwo byari bimuca intege ngo ko byagenze kuriya n'abandi bakora n'andi bandi bagakora amakosa n'andi bandi bagakora amakosa ariko ntabwo byakubuza gukorera Imana buriya igihe wabonaga THEOGEN apfuye nkawe nk'umukozi w'Imana buriya byakwigishije iki mu buryo butunguranye byanyigishije ko mu gihe gikwiye ngomba gukorera Imana neza kandi simfata umwanya wanjye ngo nkuhe ibidafite umumaro ngomba gukorera Imana ndeba imbere
ya ni ukuvuga kugira neza dukwiriye kubigira intego, gukora neza biba intego, ntucike intege ngo uko runaka. kandi mu buzima reka nkubwira, ntabwo ari wabana nk'umuntu umwaka nimurangiza mutandukane, kuko buri gihe cyose Imana yakuremye ishobora guhura nawe sipiriye uko abona ahuye nabo mu biganza, kanihe ku banyamakuru nk'ubu turimo turakorana, ariko arabona banje mu biganza mbivamo njyaha. rero buri muntu wese aba afite igihe, yenda cyari igihe cyo kugira ngo birangirane na KEZA. ya nta n'umuntu uhoraho, hahoraho Imana. yego yasaga umugisha. amen. Gukorera Imana bifite impamvu ku bazikorera, kandi gukorera Imana ni ishema ku bantu bayikoreye. kandi kugira neza ntabwo bijya bihomba. cyakoze uwugiriye neza yaguhombera, ariko ineza ubwayo ntihomba. icyo cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. ariko ndabizi abo yamutangiye bamwe barayihombeye, ariko ineza yayo ntago yahomba. twarabibonye. hari abantu benshi rero bakizi ko Imana igira neza. amen. Mama Deborah rero ujya ukunda kugira neza, uko bucya nuko bwiza. yego. muri ibyo yaravuze ngo sohora imbuto yawe ubibe. biba mu gitondo, biba mu kibunda, biba mu mvura, biba nimugoroba. biba mu gitondo, imbuto z'ineza, nimugoroba, imbuto tunezerewe, tuzatunda imiba, tuzanezerwa, tuzanezerwa, tuzanezerwa. nidutunda imiba, tuzanezerwa, tuzanezerwa, tuzanezerwa. nidutunda imiba, tuzanezerwa. biba mu gitondo, imbuto zineza, biba mu gitondo, imvura nyinshi. haleluya. tuzanezerwa Yesu naza. haleluya. kandi ataranaza tuzabona inyungu. ntabwo kugira neza bigira icyo bitwara. niba hari ikintu kiryoha kurenza ibindi, ni ukugira icyo uha umuntu. amen. ikindi ni isumbwe ukwiriye kuba urusha benshi kugira neza. amen. kugira neza bikwiriye kuba umwihariko, kandi umuntu ugira neza aratsinda. amen. ineza ni intwaro ya mbere ishobora gutsinda, kandi utsindishije amajwi menshi. erega burya kubaho mu buzima niyo uwo wagiriye neza atayikwitura, ariko umutima wawe ntacyo bugusha. uvuga ngo nakoze ibyo nagomba. Dawidi navuze ngo nabikije mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Uvuga ngo hari ijambo yumvaga Dawidi yabikira mu mutima we, nkuvuga ngo iri jambo reka nibikireho kugira ngo ntazacumura ku Mana. Imana ihimbazwe. Rero hari imirimo natwe dukwiye gukora ikatugira umumaro, ndetse naho twaba tutakiriho abana bacu iyo mirimo izabagarukira. yego. imirimo yo ntabwo hari abantu bavuze ngo tabitaragaruka abapfakazi bararira. yego. abantu benshi bakagira ngo ntabwo amarira y'abapfakazi ariyo yagaruye Tabita. ahubwo yazuwe n'imirimo. kuko barariraga ariko bafite icyo bashingiye. yego. bazi kiri mu mitima yabo. uyu muntu Mana kuba wowe wishe Tabita ntacyo bari buze ko bidutwaye. ariko reka tuvuge iki, ni gute wakwica umuntu nta musimbura wamusigiye? yego. niba nta musimbura uhari, uyu muntu nagaruka. yego. kandi koko Imana iba mu mitima bari batuye muri izo karitsiye, ibona nta musimbura uhari. nta musimbura. irabatereka be bashubije Tabita nubwo nzagera igihe yarakoze. dukwiye gukora ibintu bidasanzwe. ntabwo bakunda, ntibemera ngo banigire kuri ku bijyanye na cya gikorwa cyakoze, cyangwa wakoze neza ngo abantu bamwigireho nk'umuntu wakoze neza. rero dukomeza twerekera ku musozo. ni izihe nama zikwiriye ushobora guha abantu muri iki gihe wumva kugira neza ko bashobora gucika intege, akavuga ati ntabwo umuntu akwiye gucika intege, akwiye kugira neza. ukaba witeye ko uwo ugiriye neza atari uza kugira neza, ahubwo wowe ubigira intego
nta kuntu umuntu ashaka kugira akavuga ngo giyewe mama Debora Cyprien nduwo ndiwe ngomba gukora gutya niko nubatse ibyanjye rero uwo abo abagira neza yenda nka mama Pasiteri mugira inama akomeza akore neza ntacogore si ngombwa ntagira icyo yitaho gusa akore neza kuko ineza y'Imana yarayibonye sibyo numwe mu bayibonye natwe twese twarayibonye ariko akomeza agire neza ntago ari ngombwa ko bazagira neza bazamugirira neza oya kuko naho harabamugire neza natigeze agirira neza ndetse nabandi natwe twese nabandi bose bakora bakomeze bakorere Imana neza bakora imirimo myiza mu gihe bakiriho mu gihe bagihumeka mu gihe Imana ikibatije ubuzima bagire neza ntibacogore dusenga rero kagira ngo dufite umwanya wo gusenga cyangwa se dusengera bari badukurikira kuri cyangwa ikiganiro twaganiriye ariko mu ntego zacyo kurema abantu nyine uburimo kugira neza biriye kandi ni ngombwa yuko umuntu agira neza uko abishoboye kandi tubahesha n'umugisha wakomeje kugira neza mugire neza Mana Data wa twese mwiza mu izina rya Yesu uri wo kwizerwa no kwiringirwa uri Imana y'amaboko uri Imana ishoboye uri Imana ikomeye uri Imana idasanzwe uri Imana idatererana umuntu shimwa mukunzi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti mwami dusengeye ubwoko bwawe abantu bafite ibikomere uri Imana yo muri bikomere uri Imana ihindura uri Imana ibusanya amaboko mwami ubagirire neza bafite ibikomere hari abakoze imirimo myiza biturwa inabi ariko ndakwinginze Uwiteka Imana nyiringabo ubagirire neza mwami hari abagambire ko batazongera kugira neza kubera ibyo babonye bibi mwami Imana ndabasengeye mu izina rya Yesu wongere ubahembure bongere bagire neza bongere barambura ukuboko duhesheje umugisha bagira neza mwami Imana namaze kumenya ko ukuboko gutanga kutajya gucena reka ubongerere ubuzima ubongerere imibereho ubongere bagirire neza mu mbaraga z'umwuka we mu byabo byose bakuramo ibigega byabo bigiye bihora byuzuye mwami abasura abarwayi kwa muganga abagaburira mwami Imana abashonje abambika bambaye ubusa abo bose ubagirire neza imirimo yose myiza bakora ubagirire neza mwami ndetse nabifuza gukora bakabura uko bakora ubateze mwami Imana intambwe ubatiza amaboko mwami babashe kugukorera mwami ndagushimye kuri Imana igira neza ndagushimye kuri Imana ikomeye ndagushimye kuri Imana igiye guhindura ibyanze guhinduka mu mbaraga z'umwuka wera amen amen Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu kandi turabakunda.